Ndabashuje nshuti bakunze amakuru yiteganyagiye mwategura n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngiye ugiye kubagezaho nk'abandi Frank Rusanga tujye kurebera hamwe iteganyagiye ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 5 Werurwe umwaka wa 2024, ariko turanyura mu ncamake uko uyu munsi wagenze ndetse n'uko ijoro riza kurara. Kuri uyu munsi twagize ibihe by'ibicu mu masaha mu gitondo, gusa ku masaha y'igicamunsi twagize imvura yumvikanyemo inkuba mu turere twinshi tw'igihugu. Muri ijoro biteganyijwe ko tuza kugira imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tw'igihugu. Ku munsi w'ejo rero biteganyijwe yuko tuzagira imiyaga izagihuha ituruka mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba yerekeza mu gihugu hagati ndetse no mu bice by'uburengerazuba. Iyo miyaga izabiringaniye ifite umuvuduko hagati ya metero 4 kugeza kuri 6 mu isegonda. Ku munsi w'ejo rero mu masaha mu gitondo nta mvura iteganyijwe mu ntara y'Amajyepfo kimwe no mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu cyacu. Hateganyijwe ibicu byiganje bitazatanga imvura. Akarere ka Nyabihu mu ntara y'uburengerazuba niko karere kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu, kazapimirwa mu bushyuhe bwa °C 12. Naho mu ntara y'Amajyaruguru mu turere twose tugize iyo ntara naho nta mvura iteganyijwe ku masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe bwose buzaba buri hagati ya °C 12 ndetse na °C 15 bitewe n'imiterere ya buri karere muri iyo ntara y'Amajyaruguru. Intara y'Iburasirazuba naho ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo nta mvura iteganyijwe yo mu turere twose tugize iyo ntara. Ubushyuhe bwo hasi buzaba buri hagati ya °C 16 ndetse na °C 18. Umujyi wa Kigali naho ku masaha mu gitondo nta mvura yateganyijwe, hazagaragara ibicu bizabinyuranamo n'izuba. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko ibicu bizagenda byiyongera ndetse bigatanga n'amahirwe yo kugira imvura izumvikanamo inkuba mu ntara y'Amajyepfo mu turere twose tugize iyo ntara. Ubushyuhe muri iyo ntara y'Amajyepfo bwo hejuru buzaba buri hagati ya °C 26 ndetse na °C 28. Akarere ka Kamonyi niko karere kazaba gashyushye ugereranyije n'utundi turere two mu ntara y'Amajyepfo, kazagera ku bushyuhe bwa °C 28. Ntara y'Uburengerazuba nayo biteganyijwe yuko izagira imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buri hagati ya °C 24 ndetse na °C 28. Ntara y'Amajyaruguru naho biteganyijwe yuko tuzagira imvura izumvikanamo inkuba mu turere twose tugize iyo ntara. Ntara y'Iburasirazuba naho biteganyijwe yuko ku masaha y'igicamunsi tuzagira imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buri hagati ya °C 27 ndetse na °C 29. Akarere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali niho hazaba hashyushye ugereranyije n'ahandi mu gihugu, bazagera ku bushyuhe bwa °C 29. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe ko tuzagira imvura ku masaha y'igicamunsi. Biteganyijwe ko mu minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo ku itariki 5 kugeza ku itariki 9 tuzakomeza kugira ihuriro ry'imiyaga mu kirere u Rwanda ruherereyemo ndetse bigatanga n'amahirwe yo kugira imvura cyane cyane ku masaha y'igicamunsi ndetse n'amasaha y'ijoro. Soze mbabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa mu gitondo isaa 12:3 rikarenga ku mugoroba ku isaa 12:20. Mwakoze gukurikira amakuru iteganyagiye, mukomeze kugira ibihe byiza.